bakunzi ba Rita TV show tugarutse imbere ya studio za Rita TV show tunabasuhuza cyane imbere yanyu ngira ngo mureba ni mukobwa mwiza cyangwa mama mwiza witwa Rita. Rita uraho? Uraho neza? Wabukereye urasa neza cyane abantu bari bagukumbuye kandi bakumbuye ndiya nkuru cyane utarangije ngira ngo uyu munsi ariko murayirangiza inkuru ya Noel Habimana. Yari byose uyu munsi yashinguwe. Uyu munsi amakuru yatugeze nuko yashinguwe. Ariko noneho yashinguwe nanone hariho agahinda kenshi cyane kurusha mbere. Cyane bikomeye. Hanyuma rero ne kwizimbwa mu magambo ndagira ngo banzo suhuza abakunzi ba Rita TV show. Muraho neza abakunzi ba Rita TV show. Mu busanzwe murabizi ko tubakunda cyane. Ngewe Rita ho mumba ku mutima. Hanyuma se icyo musabwa no gukora subscribe, like and share. Cyane ka like mwinjiremo na like kabisa. Koko ikiganiro kitakijya kure. Hanyuma uwo twagira ngo baramusuza abakunzi ba Rita TV show. Hanyuma abakunzi bawe. Hanyuma koko arakantu njye nibuka. Uya abakristo bavuze ngo amashyi menshi cyane ku Imana. Bagakoma amashyi y'Imana. Ngo hanyuma ngayo uwo muhanzi uvuye kuririmbira Imana. Basi iyo nkumva ari byiza. Nanone wenda wewe wafatanyije hamwe aba Rita TV show na Rita bwite ni sawa. Ako nakare kanyuzemo ngira ngo wadusangiza kuri iyo sesengura n'inkuru byabaye cyangwa byaranze kuko numvishe bavuga ngo RIB yaba yatangaje ko nyakwigendera yapfuye urupfu rusanzwe. Ese kwenda bavuga ngo yapfuye yishwe n'urupfu rusanzwe mu by'ukuri kandi abanyarwanda benshi bigatuma bagira imitima ihagaze ariko nkumva ko umuryango we ngo bigeze kwikoranya bakaba bafasheho utundi tuntu turanganya kwigendera bakajya gukora autopsy mu bihugu byo hanze kandi bivuga ko bazanye igisubizo kitashoboye kuba cyatangazwa. Bidusobanurire aho ikaze. Umuryango mugari w'abashoramari muri famiye ya nyakwigendera Habimana Noel bagerageje mu makuru mfite bagerageje kwiteranya bakoresha isuzuma rikomeye kandi rikomeye mu bihugu byo hanze y'u Rwanda kugira ngo bamenye neza ikintu umwana wabo yaba yarazize cyangwa kibyihishe inyuma muri make tuvuze gutya. Yes, cyangwa kibyihishe inyuma. Yes. Nuko baje gusanga igisubizo cyavuyemo mu bagiye gupimisha hanze ba famiye ntago bigeze bagitangariza iki abandi bantu bo hanze kuko ngira ngo icyo gisubizo kivuzwe ntago byababera byiza. Ariko igisubizo RIB yasohoye hanze cyagaragazaga yuko nyakwigendera Habimana Noel ngo yazize urupfu rusanzwe. Ariko urupfu rusanzwe bavuga ngiye byancanze aho ngaho. Abantu bose urupfu ruri common rusanzwe. Urupfu rusanzwe se ni malaria. Urupfu rusanzwe igihe numvaga ari ubusaza. Yarashaje se. Ntago bavuze ngo yazize ikintu. Barasuzugura basi. Ahubwo bavuze ngo yazize urupfu rusanzwe. Urubaheze karicyo rupfu. Ntacyo batangaje bavuze yuko yazize urupfu rusanzwe. None se we nko musesenguzi cyangwa se nk'umuntu ukurikiraniye inkuru kuva na mbere wumva yazize iki mu by'ukuri? Ariko ubundi nta rupfu rusanzwe rubaho. Umuntu barakubwira ati wenda yaguye ameneka imitsi yo mu bwonko yabaye yatewe icyuma yarashwe se bakagaragaza nyine ingeri ifatika. Umva Rita ngewe rero buriya njya ndeba kure aba bantu bashaka gutera agahinda umuryango wa nyakwigendera hamwe n'abashoramari. Ibi nagasuzuguro kageretse ku kandi nagasuzuguro k'igihekane wa mugani wa barafinda. Ariko umuntu utarababajwe n'urupfu rwa Noel Habimana yaba atagira umutima kandi ubona bakomeze no kumushinyagurira ngo yapfuye urupfu rusanzwe. Kandi nanone umuntu
ushaka kumenya ukuri kose ku rupfu rwa nyakwigendera Habimana Noel nta bwenge agira. Ushaka kumenya ukuri kose kuri mu rupfu rwa nyakwigendera Habimana Noel nta bwenge agira. Abugira yaceceka. Aho buhera kuri njye. Njye nta bwenge nanjye koko ndimarasha. Iyo azabaza nta bwenge kuko ndimarasha nukuri ko Imana agiye ndabishaka. Nta bwenge agira, ndavuga uri mu gihugu. Uri mu gihugu aho ngaho koko uko bahita bamunogonora. Nta bwenge agira. Wabikurikiranye wabizira. Kuko amakuru mfite nuko na bamwe mu banyamuryango ba famiye hari bamwe batangiye guhamagarwa. Yes. Mbasha imbaraga z'icyubahiro. Abo ni ba generali. Ni ba generali. Ba generali nyine no sara abandi. Reka cyo Rwanda rutazikora ye. Bafande cyo barimo kwikora hari. Ibitsina byose ni ibyabo. Ubundi urupfu rwa nyakwigendera Habimana Noel bingana nabigereranya nko gufata igikuta cyanduye. Ugafata agatambaro k'umweru keza kameze neza ukagihanagura. Ni hahandi kagatambaro karacyanduza kurushaho. Mbese no gutokora ifuku. Yes. Wumvishe gutokora ifuku mu yandi magambo. Ni nko gutokora ifuku. Ariko ubundi gutokora ifuku harya bisobanura iki? Ifuku urabona yo ihora mu mwobo iterera hejuru yirenze itaka icukura yijugunya hejuru gutedo. Yinjira mu mwobo yeba yiyanduza. Navuga ngo rero icyo gihe rero iyo ushaka kugira ngo ujye kuyitokora ngo yatokowe uba urimo gukora ubusa. Ahubwo reka mbabwire bakunzi bari TV show ndetse n'umuryango wa Habimana Noel. Rwose ubuze ubwenge niyakire ku rupfu rwa Habimana Noel kandi amusabire ku Mana imutuze aheza kwa Nyagasani kwa Jabiro. Byarangiye ibindi byose mukora ntabwo byabasiga amahoro. Mana y'isi n'ijuru. Mwiyakire ko umuntu wanyu yapfuye. Mwiyakire ko yageze ahera yibaniye ari kumwe n'Imana. Koko naho ubundi ujya guperereza wese yazuye umutwe. Iyo ni leta. Cha jereka nkubwire kino Rita mbabare mvugiye kuri televiziyo yawe igira ijambo nishaka ondakarire. Iriya si leta kabisa. Iriya leta iteye ubwoba. No kuri kw'Imana umuntu ahapfa nk'isazi, umuntu ahapfa nk'umubu, umuntu aho bamubona nk'agasiya, aho umuntu apfa ntagire umuntu ugomba mu ijambo. Uraje usubire mu cyo kibazo cyawe. Ubundi niba leta abakozi ba leta aribo bari batangaje ngo umuntu yazize urupfu rusanzwe. Wowe ubwawe ukabereka yuko utabemeye ugafata sample zawe ukazijyana kuzisuzumisha hanze egare kutemera leta. Nyine nibyo reka nkubwire ibyo ngibyo wabo bivuga nkaho ushigikiye leta cyangwa urimo kwigura kuri leta, ariko nk'umuntu ushaka ukuri nyakuri ntabwo ari ukwigura kuri leta. None nta nicyo nshaka kuri leta. Ariko niba leta ifite ubusuzumizi bwabo bukaba bwatangaje ikintu umuntu wawe yapfuye, uriya si umupfu wa ribu. Uriya ntabwo ari umupfu wa ribu, ni umupfu w'umuryango we. Niyo mpamvu umuryango wari umufite uruhari. Ni uburenganzira bwabo. Ariko nanone bamenye neza ko kwegura umutwe egari ikindi kintu kitari sawa. Ibi birumvikana bariya niyo tavuga niyo takora ikintu niyo wakopfora bahita baguhembuza umunigo. Ntabwo ari abantu boroshye nta mikino naki. Nibyo kabisa cyane nakubeshye. Ukariya mu Rwanda uvuga ngo ugiye urarengana abakwiki bamera nka ya nyamaswe kwiki umuntu gushobora kari bakagira isoni bakazihindura umujinya nta kindi bakora nibyo nyine. Ahubwo niba mushyingure neza bamusabire bamuhe indabo nyinshi bamusabire gutura heza, naho kujya kurekrama urupfu rwe. Rwose babyeyi mwihangane kandi mwihangane mukomere. Ariko mani nkubwire jewe mubye kuri jewe urabona twagiye nkubwize kuri nka twe mu gisirikare twapfusha abantu benshi cyane. Dupfusha n'abandi baratubabaza, ariko hari abantu bakubaza mu rupfu rwabo rukagucanga.
nk'uyu musivili ni ukuri kw'Imana arambabaje ni umutipe uhurizwaho n'abantu n'imbaraga z'abantu benshi cyane ibintu bashobora kuba baramusabye kugira ngo atunganye ibintu cyangwa akore ibi n'ibi akanga bikamuviramo kuba intambwe ze ziganiye ikuzimu. Ariko ndashaka nanjye ngo arakanza kumvisha ko umupasitori yavugaga ukora ikintu ukagikorera umuntu kibi yewe kikamugeza no ku rupfu akagera ikuzimu, ariko wowe cya kintu wamwoherejeho ukagira ngo cyarangiye nyuma y'umwaka imyaka 2 3 5 6 ukajya kubona gisohoye ku mwana wawe. Fire in the name of Jesus. Ubikoze ntuzabikore kandi noneho mva nkubwire, urumva neza, ni ukuvuga ngo nta muntu w'umufamiliye n'umwe yigeze yemera ko ibyo ribu yatangaje ari ukuri, kuko bafite ukuri nyako. Noneho n'abaturanyi n'abaturage bose nta n'umwe rwose wigeze wemera ibyo ribu yatangaje. Ngiye mvuge kuri ribu y'u Rwanda. Ribu irwaye mu mutwe, especially Murangira uriya niwe umuvugizi wa ribu. Muriya mutipe anaonekana anakosa kasoro. Yo ari ibintu by'ubuginga nashobora gutangaza na leta niyo yabinsaba ngo mbivuge. Ngo umuntu yishwe ngo azize urupfu rusanzwe. None se urudasanzwe no ruhe? Ariko numva disi na se yavuze ngo urumva ngo yaravuze ngo ngewe ntago nashyingura umwana wanjye ntamenye neza icyamwishe. Yabivuze ari ku cyumweru yandikira ribu. Kwa mbere bari banze gutanga ibisubizo, hanyuma bayivuze ari dimanche banze gutanga ibisubizo, rendi ibisubizo biba birasohotse. Nibwo ibizamini bya ribu byahise biboneka. Nta nubwo bigeze bayikoraga, nta bizamini bigeze bakora, ahubwo bahise bagereranya bandika inzandiko ngo niyo ibivuye muri autopsy. Noneho umusaza yahise yumirwa, kandi ibisubizo byabo nabyo byaje bifite icyo bivuga. Bo bumiwe. Kazungu nawe ukekwaho yuko ibyo byose abiri inyuma, wowe yibereye muri Canada n'umuryango we. Icyo nicyo bita leta y'u Rwanda. Ikoresha ba Kazungu, ikoresha abantu badasobanutse. Noneho ibyo bigatuma isi n'isi bikomeza kuba yibanda kuri leta y'u Rwanda, bayitekerezaho uburiganya no kwanga abaturage. Ari nabyo bimwe muri Gande Karori yigeze kuvuga imbere ya perezida, avuga ati ikibazo dufite ni ukwanga no kwikunda tukanga abo tuyoboye, tukaba turi aho ngaho dusa nk'ibintu bitazwi, turya tukamara ntitugira abo dusigira. Ariko niko bimeze. None ni gute ushobora kugambanira umuntu wawe kabone niyo yishwe n'umuntu ukomeye muri bariya? Uru rupfu rw'uyu mugabo narugereranyije n'urwo undi mukobwa w'i Kanombe wishwe witwa Mupenzi something like that. Nuvuga amazina ameze gutyo. Uwo mukobwa yari umumodo ugendanye n'imyambarire n'iki yose, mu designer. Abantu babivuga amatwi menshi ngo yari ngo ndengeye umukwe wa Kagame ni warugiye ko yari girlfriend we, yari boyfriend we, ngo noneho ngo batekereza ko nagiye kurongo bashagwa rongorwe Ange, kandi umutima we uri kukaye gakobwa bahitamo kukanogonora. My friend, ubu rero urupfu ruratubabaje cyane. Hari n'abantu nagiye mbona bandika muri comment ngo ribu isigaye irya ruswa. Nijya ritayiriye cyane nzi ko ribu ari mbese kamaramaka, ari kamaramaka. Icyo yerekanye ari nyacyo. Ribu y'u Rwanda nibaho. Niyo mpamvu ribu igenda ifata umuntu nka Giyadi ikamufunga, ikareka ya mpano wakoze porona akayereka urubyiruko n'abantu bose bakavuga ngo uwayivuzeho akayerekana ngo niwe ufite ikibazo. Urumva abatipe kubw'isoni nyinshi cyane baza kumwara nyuma, ahubwo ninde ngo ni ya mpano baza kumufunga nyuma nta kintu akoze. Ariko ngiye rwose ndasaba umuryango wa Habimana Noel rwose wiyakire, aho gumusabire gutura ahera, naho ibyo gukurikirana kumenya neza mu ndiba ngo
umwana wacu yazize iki, umushaka mubireke kuko already yapfuye kandi yigendeye kandi yitahiye neza. So rwose murekeraho kuko uzazamura gatwe wese bazamushyiraho Noel yagiye bazamunyaza kabisa. Kazungu nawe witonde ibyawe bizasubirwaho. Aho Canada uri n'umuryango wawe nawe wambaye inyama n'amaraso, ntabwo uzaho umwana wawe azahurira n'uwa Noel. Reka muririmbira akaririmba. Nyamara umuntu ugabura uburozi ukanezezwa no kwica abantu uzabishima ubwigaburi. Nyamara umuntu ugabura uburozi ukanezezwa no kwica abantu uzabishima ubwi. Kazungu, nyamara Kazungu ugabura uburozi ukanezezwa no kwica uzabishima ubwigaburi. Rero bakunzi ba Rita TV show, tutaragera ku musozo ngira ngo murabyumva abanyarwandakazi, barundikazi, Tanzaniakazi mwese, Bakongomanikazi mwese aho muherereye. Akosibuye Abakongomanikazi bibaho cyangwa abanyekongokazi mwese. Basi ibi bintu bigenda biba gutya bibabere isomo. Uyu mugabo yabaye igitambo cy'abagabo benshi cyane, hari amakimbirane cyangwa mu mago hirya no hino, akaba yabaye igitambo kugira ngo abandi bose bameze gutyo bitonde kandi bagire amakenga. Siko bimezera? Niko bimeze cyane. Gusa nasabaga umuntu wese utarababajwe n'urupfu rwa Noel, nta mutima agira, kandi nukomeza kuzamura umutwe avuga ngo agiye guperereza Noel yazize iki, byagenze gute na gute, ubwenge agira, akiri muri cya gihugu cy'u Rwanda, aceceke ikibazo cyawe koko bamugukurikiza cyane. Aho yagiye nawe wahajya. Murakoze cyane. Asante sana. Bye.